uyu munsi nshimye Imana ko yagiriye icyizere akaba ariyo tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndishimye rero kuba ngiye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Tugiye kureba ijambo ry'Imana riri muri Matayo. Matayo ibice bitandatu murongo wa 24 kugeza kuri 33. Reka dusome mama yase ahadusomera vuba. Matayo 6 24 kugeza kuri 34. Matayo 6 ntawe ukeza abami babiri kuko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kumwe agasuzuma undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi kugeza kangahe? Nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti mugira muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono n'umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereza uburabyo bwo mu gasozi uko bumera? Nimutekereza uburabyo bwo mu gasozi uko bumera? Ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomon mu bwiza bwe bwose atarimbaga nta karabyo kamwe muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi icyo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukene? Nuko nimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikeneye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo. Amen. Aha muri iki cyanditswe turabonye inkuru ivuga ngo ntawakeza abami babiri ahubwo yakwanga umwe agakunda undi. He can just love one and hate another. Bivuze ngo ntiwakunda isi ngo ukunde n'ijuru. That means that you cannot love this world and you. Hari amahitamo. There is a choice. Ukwiye guhitamo ijuru cyangwa ugahitamo isi. You have to make choice. Ibintu ni bibiri imbere yawe. Things are two. Kuko ntabwo waba uri umukirisitu ngo ukeze abami babiri. Because you cannot be a Christian and you serve two masters. Aha ngaha urasabwa. Here you are required. Gukunda umwe. To love one. Ukanga undi. And you hate another. Amahitamo ari imbere yawe. So the choice is before you. Urahitamo isi. You're going to choose the world. Cyangwa uhitamo ijuru. Or you choose the heaven. Ariko niduhitamo ijuru. But if we choose heaven. N'ibindi byo mu isi byose tuzabihawe. And we shall
get even these things in the earth. Muri iki cyanditswe tuhabonye inkuru nyinshi. In this scripture, I've seen many stories. Havuga ngo mbese kuki twiganira? It says like, Dutekereza why do you iby'ejo. worry about the tomorrow? Dutekereza ngo mbese ejo tuzabaho dute? Thinking about how you will live. Kwiganira ngo mbese ko ndi umusore nzashaka nde? Worrying how you are going to marry. Ukiganira ngo mbese ko ndi umubyeyi abana banjye baziga bati? Worrying about how your kids are going to go to school. Iki cyanditswe kiri kutubwira ngo So tukiganira. this scripture says that don't worry about that. Ntabwo dukwiye kwiganira. You don't have to worry Kuko ibyo byose data wo mu ijuru arabizi. because our Heavenly Father knows more. Imana irema Adamu na Eva When God created the Adam and Eve, bari mu Edeni hari ibyo yari yarabateguriye. when they were in the Eden, God has already prepared. Yari yarabateguriye uko bazabaho. He has prepared how they live. Ariko bamaze gukora icyaha After sinning, baza gutandukanywa n'imibereho. they were separated from that life. Aha ngaha rero Here, iyo twamaze kwakira Yesu Kristo when we have received Christ, tugomba gutandukana no we kwizera have to be separated from kuko tuba twakiriye ubugingo. because we've received their life. Ntabwo Imana ishaka ko twiganira. So God doesn't want us to worry about those things. Aburahamu yabeshejweho no kwizera. Abraham was living by his faith. Nowa kiriya gihe abazi inkuge byari ukwizera. When Noah was building the ark, it was all about the faith. Iki gitondo ikintu Imana idusabira dusaba So in kwizera. this morning, what God is requiring us is to Iki gitondo have faith. urasabwa hari kwiganira kwakura kwiganira ukizera. In this morning, you have to replace that worry and you replace it with faith. Muri iki cyanditswe twavuze ngo twasomyemo ijambo rivuga ngo mbese ko Imana igaburira inyoni zidahinga, zidahunika, zitabiba. In this scripture, we have laid like God himself feeds these sparrows, which is not Ariko inyoni eating or they don't store the foods. iyo inyoni ivuye mu cyaro But ikaguruka when the bird is out of ntabwo yicwa n'inzara. it never goes hungry. Mwari mwabona inyoni yicwa n'inzara? Have you seen the bird got hungry? Bivuze ngo icyo Imana ishaka iki gitondo It means what God wants in this morning. irashaka wowe wicaye hano Wants you sitting here. ubanza usobanukirwe uwo uriwe, Know first usobanukirwe aho ugomba kuba. where you're supposed to be. Nimba hari icyo Imana yakuremeye If there's something God has created, ugomba kugikora neza. you have to do it. Imana izakwambika, izakugaburira, izaguha buri kimwe God cyose. will bless you, will feed you, will give you everything. Ariko icyo bisobanuye kuba iyi nyoni yaravuye mu cyari ikaguruka, What it means to fly from its nest. bivuze ngo nimba naramenye ko ndi umutayeri nihute mbikore kandi mbikorane urukundo no gukorera Imana n'ijambo If I ry'Imana. knew that I am like a tiger, Bivuze ngo it means that I have to go first nicyo and bivuze. do it. Nimba waramenye ko uri umuvugabutumwa If you have known that you are a preacher, bikore, do it. ubikorane umwete, Do it with your courage ariko ukiranuka and with the righteous. kandi gukiranuka ukongeraho kwirinda. And the righteousness add on the self-control. Imana izabana nawe, God will be with you. umuryango wawe uzabaho neza, Your family is going to ubuzima bwawe buzabaho neza, your life is going to be good. ntabwo uzigera ukena. You will not get Icyo ukeneye cyose not uzakibona lack anything. You will get everything that you need kuko wavuye mu cyaro ukaguruka because you took a step from that ukamenya place ngo ntaho ngomba kuba. and you know that you are in the place that you are supposed to be in. Tukongera tugasangamo ijambo rivuga ngo ariko se Imana yambika uburabyo. And we also find that the God who dressed the flowers, Imana yambika uburabyo God who ikagaburira inyoni, and feed the birds, ntizarushaho how much more? kutugirira neza. How much more shall He do?
ariko harimo ijambo rivuga ngo mwaba afite kwizera But guke. there is another word that says that you who have little faith. Ese niki gituma tugira kwizera guke? Why do we have like this kind of little Ese faith? mu minsi umaze hano waba warigeze unanirwa gufura? Have you ever failed to wash your Kuko wabuze isabune? because you don't have soap? Waba warigeze kubura se ikindi kintu ukeneye kuko uri hano? Have you ever lacked something because you are here and you don't have anywhere to make Aho money? icyo Imana ishaka irashaka ko twizera. So what God wants us to do is to have faith. Tukabaho ubuzima bwacu mu kubaho kwayo. And we live our lives in His presence. Niki Imana ikeneye. That's what He wants. Matayo umurongo wa 33 mu bice bitandatu. On verse 30, Havuze ngo mubanze mushake ubwami it bw'Imana. says that seek first the kingdom of God No gukiranuka kwayo. and His righteousness, Nibwo n'ibindi byose and the other things will be added on. muzabyongererwa. Mubanze mushake ubwami bw'Imana. Seek the kingdom of God first, Nibwo n'ibindi byose and after all, you will have all the things. muzabyongererwa. Iki gitondo This morning, ndakwifuriza. I encourage you, Nanjye nifuza and I encourage you myself, ko twabanza tugashaka ubwami bw'Imana. so that we find the kingdom of God first, Nibwo ibindi byose and tuzabyongererwa. we shall receive all those things later. Haguruka dusengane Imana. Stand up and pray. Niba wumva ukeneye ubwami bw'Imana, If you feel like you need the kingdom of God, isi bizashira no kwifuza kwayo. so this water Ubutunzi buzashira. will perish, Uyu mubiri uzarangira. and the flesh is going to take away. Ariko nidushaka ubwami bw'Imana, But let us seek the kingdom of God. ubugingo ntabwo bupfa, The soul does not die, buzabaho iteka. it will live eternally. Niyo mpamvu iri jambo That's why this word ritubwira ngo tubanze dushaka ubwami is bw'Imana. calling us to seek the kingdom of God first. Iki gitondo This morning, unyemerere, allow me, wewe unteze amatwi, you who wewe uri kunyumva, listen to me, unyemerere allow me, tubanze dushaka ubwami bw'Imana. let us seek this kingdom No gukiranuka kwayo, and His righteousness. ibindi byose tuzabyongerera. The other things will be added. Reka duce bugufi dusenge Imana. Pray. Uwiteka nyenga